N'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga buri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe. Ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Turagarutse nanone ku wa kane hamwe na promotion yacu y'ikirenga nkuko mumaze kubimenyera muri benshi cyane mumaze kubikurikirana. Murabibona ko buri munsi tukaza turi kumwe n'umuntu tutari turi kumwe ejo, no kuvuga ngo tuba twazanye n'umunyamahirwe wundi mushyashya. Wiriwe amakuru yawe meza ko mbona se wifashe witonze cyane. Nsanzwe nitonda ariko harya wambwiye ngo witwa nde? Witwa Haleluya Jean Marie Vianney. Amina rwose uzi ko witonda nk'umuntu witwa Haleluya koko? Izina ni ryo muntu. Izina ni ryo muntu? Hari igihe usanga ritandukanye. Yes, Haleluya rero akaba ari we munyamahirwe ubanziriza uwanyuma. Urumva utakwikomera amashyi? Kabisa, ugomba kwikomera amashyi ko niwe ubanjirije uwanyuma. Uriya mfite amahirwe menshi. Ufite n'amahirwe menshi cyane. Haleluya ngira ngo twaraguhamagaye ku munsi w'ejo tukubwira yuko nawe amahirwe yageze ku bandi nawe kugezeho. Gusa amahirwe yabagezeho agenda atandukana kubera ko buri muntu wese uje hano atwara amafaranga atandukanye nayo undi yatwaye. Ugeze isa ntabwo turabona abantu babiri batwaye amafaranga angana. Kandi mwese tuba twabahaye angana. Hano harimo amafaranga agera kuri miliyoni n'igice. Iyi yose ni yawe. Yose urayemerewe. Mu gihe cy'amasegonda 45. Ushatse waca gahigo. Ukayatwara yose. Ntagire n'igice cy'atanu usigiramo kabisa. Kurimo kubiseka. N'ibintu bishoboka. Birashoboka cyane. Okay, mbere yuko Haleluya rero atwara amafaranga yiwe ndagira ngo mbibutse yuko ku munsi w'ejo nibwo tuzaba turi kumwe n'umunyamahirwe wanyuma uretse ko turi burare tumumenye kuko murabizi ko uza gufata amafaranga tuba twari twamenye wari we. Icyo asabwa gusa n'ibintu byari byoroshye cyane. Wasabwaga ko ufite telefone irimo SIM card ya Airtel warangiza ukamenya umuhigo wawe w'umunsi ukawuhigura, wamara kuwuhigura nawe ukaba umwe mu banyamahirwe bacu. Muri iyi promotion dufitemo ibihembo bitandukanye. Hari ukuza gufata amafaranga, hari kuba noneho nyuma yo gufata amafaranga wamaze kuba umunyamafaranga mbega wamaze kuba miliyoneri. Hari kuba noneho umuntu atangira kubaho mu buzima nk'ubw'aba miliyoneri bagenzi biwe. Aha ngaho hariho dutanga ikiruhuko cy'iminsi 2 ukagendera muri kajugujugu igukuye mu mujyi wa Kigali ikwerekeza Rubavu ukagera ku kibuga cy'indege ukakirwa n'imodoka nziza cyane. Ukajya muri hotel ukaruhukiramo wowe n'uwawe ushaka. Ikirenze kuri ibyo ngibyo kuri amafaranga uba watsindiye ya ndege tuba twishuye n'ibiki byose na hotel ugiye kujyamo n'amazi yo tuba twarayishyuye. Tugerezaho n'ibihumbi 100. Ubwo no kuvuga ngo nawe uri muri abo ngabo abanyamahirwe bashobora kuzagira gute ushobora kuzahabwa icyo kiruhuko. Ntabwo mwese ariko mugenda ariko nanone dufata muri abandi baba barafasha amafaranga. Hanyuma rero ngira ngo amakasha arahanga ushobora kuyafata. Ndiko yareba. Uri kuyareba? Nkukorera iki kugira ngo niki kintu nagufasha kugira ngo uyafate yose yakuremo? Igihe ariko usengera mu Katolike. Uri mu Katolike. Ujya uririmba se? Mu kiliziya? Gakeya. Se nta buryo wabikora kugira ngo rega burya hari ukuntu iyo uririmbye ubwo wabukuvamo. Iyo ukoze siporo ubwo wabukuvamo. Ariko iyo bihaye ibintu byo kwangara nyine. Meze nka Bikira Mariya rwose. Ategereje kubonekerwa. Aho ngaho nta kintu wimarira. Ubwo ntabwo twabusize. Ubwo wabusize. Uri tayari muri ufata amafaranga. Indirimbo turaza kuyiririmba nyuma tumaze kumenya aho twatomboye. Okay. Egera hano. Ufite igihe cy'amasegonda 45. Ebana. Mutize n'umusentire wanjye naho. Ndabona urumva umeze bien. Yego. Igeramo aha neza. Kuko aho ngaho uri ni ku ruhande yego. Hanyuma amasegonda 45 we niwe ruguyarebaho. Sibyo? Genda yakurebera. Ikindi iki nujya gukora amafaranga kuva kigiye kugwa. Nturware no kugifata.
ndi hano kugira ngo ngufashe support yose ishoboka agenda ayiguha icyo ntari gukora ni ukugukuriramo amafaranga ariko ibindi byose bishoboka ndabigukorera uri tayari dutangire ndi tayari ndabona utaraba tayari ndi tayari cyangwa tubanze tubyine oya ndi tayari nta kibazo okay ngaho hagarara neza 1 2 3 twatangiye ebana uko kabisa vuba ariko ihutishe kuramo menshi ariko ihutishe gira vuba amasegonda aragenda iyo utinze amasegonda aragenda gira vuba amasegonda 38 kuramo twara nta bintu byo gutinda gira vuba amasegonda 26 fata amafaranga kabisa yego uko nakubwiye ngo support yose ndayiguhishoboka gira vuba amasegonda 18 amafaranga ugiye kuyasigiramo yose ihutishe gira vuba kabisa kwa amasegonda 11 do uko amasegonda 6 ihutishe amasegonda 2 stop urumva umeze ute umutima wawe ndanezerewe cyane uyu mukino urashimishije ariko ntabwo biba byoroshye umutima urashimishije wabanye nawe ntabwo biba byoroshye utwara amafaranga ariko wanaruhutse ubu ngubu wakubaza ikintu cyaba cyakubabaje mu gitondo ntacyo wakwibuka umuntu abazi ko byoroshye umuntu abazi ko byoroshye niko bakubajije batakinnye ari wakazi okay reka mu kanya gatoya turabanza kwanza mbere yuko tubara amafaranga yawe turabanza turebe ugukurikira uwo ari we yego kuvuga ngo mbere yuko uva aha ngaha ugira usigira ikibuga cyangwa tubanze tuyabare tugaruke tumuhamagare tumaze kuyabara sibyo byiza buriya tukaza tukayabara okay reka tubanze tubara amafaranga yiwe hanyuma turagaruka mu kanya gatoya Airtel umuyoboro wa telefone zigezweho. Haleluya tumaze kubara kashi zawe yego bimeze bite ndanezerewe cyane ariko ntabwo ariko nabyumvaga numvaga ko umuntu ashobora kuyayora akayamaramo yose ariko n'ubundi byashoboka ariko kubw'amasegonda bari makeya n'umwanya ari make aho uri avugaruriye inyuma musubirije inyuma nkakwereka uburyo wayatwaraga wahita umenya aho byapfiriye ako kubera yuko nyine nta muntu ukora igerageza kuri kashi nawe urabyumva ariko gusa ayo wegukanye se ntagushimishije arahagije twumvikanye ko nitumara kuyabara turi buririmbe ngaho se bikora ishimwe n'iry'Uwiteka ishimwe n'iry'Uwiteka ni ukuririmba iyo ni indirimbo cyangwa ni ushobora kuririmba mu njyana z'amagambo cyangwa se twagiye nta kibazo nabyo bikora twarangije okay nyuma yuko rero tumaze kubara amafaranga Haleluya yegukanye reka turebe noneho umenye nawe uburyo byagenze ejo kugira ngo umunyamahirwe wacu nta kindi tugiye gukora ni ugufata ya manimero yose mbabwira ngo uyu tugiye guhamagara niwe munyamahirwe ugiye gusoza n'ikirenga y'ubu ngubu n'ikirenga yo kushura kabiri akaba ariwe munyamahirwe wa nyuma tugiye guhamagara uzaza kwifatira amakashi yo ku munsi w'ejo nta kindi rero turi bukore ni uguca muri ya manimero yacu yose murabibona ukuntu biba bimeze duhera kuri 0730 hanyuma imibare igatangira kwiruka nyuma bimeze bite ese nawe waba waragerageje amahirwe yawe se amahirwe yakugezeho ntabwo yakugezeho gusa ni ibintu byiza cyane kuko muri Airtel tuva mu bwiza tujya mu bundi reka turebe turabona ukuntu amahirwe hariya bimeze abagenda kuri cyane abayirukanka cyane ubu ngubu mubwiye ngo iriya nimero ni iyihe bagezeho ntabwo wabishobora se oya okay technology ni technology birirukanka ku buryo ngaho fasha kugira ngo noneho utubwire uwo turi buhagarikireho uyu munsi mbarira biragoye oya mbarira bari mu barushaka ugezeho nurangiza uvuge ngo stop ngiye kora ngeze kuri 6 twagiye 1 yego 2 3 4 yego 5 6 stop yes umunyamahirwe wacu no munsi rero murabyiborera nkuko bimeze aho ngaha nimero nizo ngizo reka tumuhamagara hanyuma tumenye uwo ari we ndetse n'aherereye 07 3 5 9 5
rimwe gatandatu. Nyamuneka twitabe vuba we. Buriya wowe iyo utatwitabe ejo waba ufite amahirwe uno munsi yo kuba wahamagarwa. Uyu rero natatwitaba birabimurangiriyeho. bamuhamagara gatatu. Allo? Mwiriwe? Amakuru yanyu? Ngiye guhamagaye nitwa Liliane. Liliane. Nkaba nkora muri Airtel. Hello. Oui, ndakubwiye ngo ngewe nitwa Liliane nkaba ndi umukozi wa Airtel. Yego. Tukaba turi muri promotion ya Nikirenga, wafasha nawe ukambwira amazina yawe. Yewe nitwa Jean Karambizi. Karambizi Jean Pierre. Jean Pierre uherereye hehe ubu tuvugana? Muganje ndi ku Muhima. Uri ku Muhima? Niho ukorera cyangwa se niho utuye? Niba atari ibanga mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe bwiranze umutekinisiye ukora ibintu bijyanye na konti. Hariyo mfite yapfuye waza kuyinkorera? Nta kibazo rwose. Ufa kwifite akabazo ndagakemura. Okay. Jean Pierre muri Airtel dufite promotion ya Nikirenga. Hari ikintu waba uyiziho? Ndayigize cyane. Uyiziho iki? Nuko hari message mujya mutuvuga ko hari igihe umuntu afite icyo bita intego ku munsi. Y'amafaranga ushobora gukoresha ndetse ukaba wagira amahirwe ukagira ibyo utsindira. Icyo nyiziho nyine. Ukagira ibyo utsindira. Ibyo watsindira nibyo nshaka kumenya. Ibyo wumva watsindira nyine ibyo bakubwira watsindira nibyo nshaka kumenya. Haba harimo amafaranga cyangwa se ibindi bintu bitandukanye nyine ushobora kubatsindira bitewe ntabwo nabikurikiranye cyane. Nta nubwo wigeze ukurikirana ngo urebe babanje mbere uburyo batwaraga amafaranga? Amafaranga nziko nari amafaranga ariko ntabwo nkunze kubikurikirana cyane. Okay, rero uno munsi nkufitiye inkuru nziza cyane. Ndagira ngo ubwire ko niwe munyamahirwe wa nyuma ufunze ino promotion ya Nikirenga. Yego da. Ego kubeshya se hari umuntu ubeshya isaha se? Nta muntu ushobora kubeshya isaha. Nukuri se? Cyane rwose. Birashoboka cyane. Ndagira ngo ubwire ko amahirwe yagusekeye ku munsi w'ejo niwe tuzaba turi kumwe uje kwifatira amakashi yawe. Cyane pe. Mbese amahirwe abahora cyangwa barabeshya? Amahirwe abaho cyangwa barabeshya? Okay, ejo uzabidusobanurire neza nuhagera nibwo uzatubwira niba amahirwe abaho cyangwa atabaho. Gute? Nuhagera uje gufata amafaranga nibwo uzemeza yuko amahirwe koko abaho cyangwa se atabaho. Ahagana herero. Aho uzadusanga ni kuri Airtel, tuzaguhamagara ku munsi w'ejo tukumenyesha igihe ugomba kutugereraho nanone. Nzabasanga? Kuri Airtel aho ikorera urahazi Remera? Hino na stade. Yego. Nzabaza kuri iyi nimero. Cyane rwose nta n'indi ishinzwe kuguhamagara uretse iyi ngiyi. Ni hatari kabisa. Ni hatari pe. Okay. Jean Pierre reka tuba tukuretse gato ubanze kwanza ubanze ubyiyumvishe muri wowe ndabizi yuko utarabyumva neza. Ntabwo biraza pete nawe ndabyemera. Yes, reka tuguhe umwanya ubanze ubyumve neza ukomeze ugire umugoroba mwiza hanyuma ku munsi w'ejo tuzaguhamagara tukubwire uze wifatira amakashi yawe. Asante murakoze cyane. Okay. Yes, uwo ngo rero ni Jean Pierre akaba ari we ubashije kudufasha kugira ngo buriya atatwitaba ntabwo yari kubadufashije. Aradufashije kugira ngo dusoze promotion yacu hanyuma rero ngira ngo wafasha amafaranga. Yes, wayakuye hano yashyira hariya twabaza umubare wayo urawagize ngo yari yaba yawe se? Tutaraguha ikibihamya ugomba kubihamya na sheke cyangwa se n'indi nyine cyangwa na Airtel Money tukayohereza. Okay, reka twakire umuntu uza kugushyikiriza. Ejo nakubwiye ngo ufite amahirwe yo guhagarara n'abantu beza hano. Reka twakire Nyampinga kugira ngo adufashe azane sheke iriho umubare w'amafaranga hariya batakegukana.
kirazira nta muntu wobera umuntu ngo atambike ukuboko kuriya. Amakuru yawe neza. witwa nde? Nitwa Areruya Jean Marie Vianney. Uri Areruya kabisa. Urishimye? Ndanezerewe cyane. Ugiye kwakira angahe? Ni miliyoni imwe n'ibihumbi 90. Yose? Yose. Ubu baye mu miliyoneri. Ngiye mu muryango wa miliyoneri. Ko mbona utifashe kwa miliyoneri. Ngomba guhagarara. Nzagaruka nabyirinze. Ege nta bintu byo kugenda utarabimenye hita ukora mu mufuka. Tangira. Tugiye kugushikiriza rero sheke yawe. Ni ikimenyetso cy'amafaranga watsindiye. Kikwereka ko ugiye mu ba miliyoneri. Yes, reka tuvuge ngo felicitation kuri Haleluya akaba ari we bari gukora mu ntoki rwose. Ahangaha niyo ebana byamaze guca mu binyamakuru gutya nubwo Airtel yakwisubira wayirega. Yes, uyu rero akaba ari Haleluya abashije kwegukana miliyoni n'ibihumbi 90. Ku munsi w'ejo dutegereje kubona Jean Pierre nawe yazegukana, ariko ngira ngo wenda hari ikintu ejo nakubwiye. Uracyari no kubatera amatsiko? Ndacyari kubatera amatsiko. Ndashaka. Ndumva ari byo urimo kugira amatsiko cyane. Jean Pierre azabyivugira ejo. Dusoza promotion yacu. Niba uzavuga ibyo ushaka kuvuga. Ariko nanone ntago dushoje neza. Kuko hari abantu tugomba kujyana nabo mu ndege. Oya, icyo navugaga uwanyuma, navugaga uwanyuma tuhamagaye wo kuza gufata amafaranga. Ni Jean Pierre. Ni Jean Pierre. Hanyuma hagakurikiraho abo mu ndege. Hagakurikiraho mu ndege. Jean Pierre rero ejo y'amatsiko. Nashakaga bya bindi nashaka kubwira. Ejo Jean Pierre ni uza bifungura ku mugaragaro. Usize mu gakopo nkako nashyizemo Jean Pierre. Oya? Ejo hasigaye amasaha make cyane. Tugahita tubereka promotion yacu, tukabereka ibindi byiza Airtel bazaniye, ntabwo tuba dushoje. Twe duhora dukomeza. Twavuye muri Tunga twinjira muri Mikirenga, dufite ibyiza byinshi. Ariko buriya uzi ikindi kintu gishimishije. Uyu mwaka ibintu byose ni byiza. Ibintu byose ni ikirenga. Byose. Abantu aradwinga. Ibintu byose turadwinga turi muri yego, turi mu kirenga. Antuka 2016 ni nziza ku banyarwanda. Ibisubizo. Yes, reka dushimire rero abantu bose bajya badutega amatwi bajya gukurikirana ikiganiro cyacu. Tubabwira ngo naho ku munsi w'ejo nanone nkaya masaha nko maze kubimenyera saa 1 kugera saa 1 n'igice. Mubwira ngo nimero yo muri Airtel hamagara ni mu promotion igiye kurangira. Ushobora kuzasanga ejo dusoza umuntu agahita himba nimero yo guhamagara abantu. Nibishoboka. Nimero ishinzwe guhamagara muri Airtel ni imwe gusa 0731 naho wararugenda ntago wayibona handi hantu. Nubona umuntu aguhamagaye nyuma ya promotion cyangwa se bimeze gute, uzamubwira uti ibihembo tubisaga kuri polisi niho turi buhurira. Yes, reka twabwira kuri brigade kwegere ya matangazo bajya batanga ngo yabibona ngo yabishyikiriza ngo station ya polisi mwegereye, naho umuntu uzaguhamagaza azamubwira uti gera brigade kwegereye. Reka tubifurize kugira umugoroba mwiza. N'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kandi akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.